nakumvishije ko bwasohoye ariko Didier njye ndashaka nkubaze no simvuga ngo ni wowe oya njye ndashaka nkwibarize this question how can you differentiate a true prophet of God and a false prophet because these people abahanuzi b'ibinyoma ntibahanura ngo bye kuba twebwe bo dufata nk'ab'ibinyoma sibo bibi siko benshi bameze most of these people they prophesy and the prophecies comes true abahanuzi b'ibinyoma yaba wenda bo twita babaga kandi bakayanja abandi bari bose these people they prophesy kandi ibintu bikazabaho ntabwo bivuze yuko umuntu ukorera satani atahanura bikabaho bitegerezwa kubaho biraba honor n'ab'Imana bagahanura bikaba biri nitubwira kugira ngo uzatandukanye bano bantu it's only the Holy Spirit. Kristo Yesu nashimwe nshuti mukundwa mwene data nk'uko wambajije ikibazo cyerekeranye ngo ni gute watahura umuhanuzi wo kuri cyangwa umwigisha w'ukuri reka Didier ngusobanurire mu buryo butatu ni byiza kubaza gusobanukirwa domaine ya gihanuzi cyangwa prophetic network uburyo ikora icyambere dukwiriye umwuka w'ubugenzuzi ariko umwuka w'ubugenzuzi hari ukuwuhabwa nk'impano bitewe n'uko wahuye n'abantu benshi bakuvangira bakubeshya bigatuma usaba Imana biguhereze kugenzura cyangwa ukagenzuza experience y'uko wagiye uhura n'ab'ibinyoma n'abo kuri batandukanye ubagenzura ibyo bigakuza impano y'ubugenzuzi uba uyifite ariko igakuzwa n'abakugerageza kuko nigeze kuba turi mu rusengero iwacu aho nsenga mu itorero ryitwa Bethel Gospel Ministries harimo abahanuzi benshi batandukanye abamama b'abajakazi batandukanye igihe kimwe Imana numva ijwi ry'Imana rirambwiye ngo barimo bategura amasengesho y'abanyempano bafite impano y'ubuhanuzi impano z'inzozi n'ibindi ngo hazahitwa amahugurwa igihe turimo tubipanga gutyo numva iyera yo mu ijuru ivuganye nanjye numva ijwi ry'Imana rirambwira ngo erega burya nemera ko habaye icyitwa abavangirwa mu isengero kugira ngo nkuze impano y'ubugenzuzi mu bari mu itorero mpita mbona yuko Imana igiye ibigiramo uruhare kwemera ko hagira icyitwa umwuka wo kuvangirwa winjira mu bantu bamwe atari uko ishaka yuko abantu tuvangirwa ahubwo ishaka gukuza impano y'ubugenzuzi kugira ngo igihe cyose abaye cyitwa guhanura na wa wundi twari tuzi ko ari umuhanuzi w'ukuri twakagira icye kuko yagiye umunyuzamo message z'ukuri agahanura ukuri nawe ashobora kuvangirwa atabaye maso rero mu bintu bishobora gutuma avangirwa n'ibi ni kwa kuntu ushobora kwereka ikintu utumvisha ijwi noneho ukagisobanura nk'uko ubitekereza bidahuye n'icyo Imana yashatse kuvuga ndaguhereza urugero ushobora kwereka ukoze impanuka ijwi ry'Imana rikaba ryahita rimbwira ngo mubwire yuko impanuka itakibaye nyikuyeho rero uweretswe ukoze impanuka ntiyumve ijwi ashaka kwita kubwira Imana irashaka usenge impanuka mbonye uyikuzeho akara ko gufata amasengesho wimbo yaba ari yo gusenga kwiza yaba ari umusore w'iminsi bigasanga gutera amasengesho rimwe na rimwe akaba yanabyitira Imana ko ari ivuze mu by'uko ibyo yeretswe ni ukuri ariko ibyo avuze abeshye Imana aravangiwe kandi hano kuvangirwa ko satani ubwinjiyemo ahubwo ni uguhubuka kuvuga ibyo Imana itavuze ibyigeze biba kuri Samweli umuhanuzi Samweli yari bamenye Imana avuganye nawe ngo agenda mu bahungu bo kwa Yesayi nitoranyirije umwe uzaba umwami usimbura Sawuli agenda Imana imuha information mu bahungu bo kwa Yesayi ariko ntamubwira Dawidi ntamubwira izina noneho kuko atamubwiye izina byabaye ngombwa yuko
akoresha experience ya mbere. Bibiri tugaragariza muri Samweli wa mbere igice cya 9 uburyo Imana igiye gutoranya Sawuli. Bibiri igaragaza physical features cyangwa ibimenyetso hanze, kuko Samweli atarebaga mu mutima ari Imana abasha kumwishurira. Ubundi yari yavuze ko ihisemo ko Sawuli abayobora nk'igihano, kubacisha bugufi, kubona yuko banze kuyoborwa n'Imana. Imana ibibwiye Samweli, abibwiye Imana ngo abise barashaka nabo ngo ubahereze umwami bajye bayoborwa n'abami nk'uko ibindi bihugu bigira abami. Imana ibwira Samweli ngo ntago ari weho banze, ni njye Uwiteka banze. Rero ngiye kuzabahereza umwami nyine azabakoresha abavune akora ibiki byose. Agenda abisobanura. Noneho igihe Imana yabahitiyemo Sawuli, yabahisemo Imana igendereye kubacisha bugufi no kubagura. Imana yari ihisemo kubacisha bugufi no kubagora kugira ngo ibakuremo umwuka wo kugira ngo ibakuremo umwuka wo isa nko kubacisha bugufi ngo ibihanishe, bereka amakosa bakoze, abasha gutuma babona bicuza icyo bakoze. Ikintu gitangaje ni iki ngiki rero, ni uko Imana yahisemo Sawuli yabarushaga ubwiza ngo mu basore ibwami, anako muri Isirayeli yose nta musore wari ufite uburanga, ubwiza bwo hanze ku mubiri ngo aburushe Sawuli mwene Kishi. Biri muri Samweli wa mbere igice cya 9 uhereye ku murongo wa 3. Icya kabiri, Sawuli yarushaga Abisirayeli bose, yabarushaga uburebure ku buryo wamukukiraga ku burebure amugeraga ku bitugu. Ibyo ni ibimenyetso biri hanze by'umwihariko byaranze nde Sawuli. Noneho igihe Imana yabwiye Samweli ngo dore nahisemo umwami uzasimbura Sawuli kuko yanze kunyumvira, ngo dore namugiye guhita nahisemo undi mu bahungu bo kwa Yesayi. Imana ibasha kuvuga izina gusa, akagenda avuga izina, ariko yanze kuvuga izina kugira ngo ibanze isuzuguze bene se wa Dawidi, kuko Dawidi yari asuzuguwe. Imana ashatse kubanza gusuzuguza abari bubashye kugira ngo yubahishe uwari usuzuguwe. Rero Imana anga kumubwira izina, aricyo cyatumye Samweli avangirwa kubwo kudahabwa amakuru yuzuye, kuko Imana yamuhaye amakuru y'igice yatumye Samweli akoresha past experience cyangwa experience yahise. We agenda ageze mu bahungu ko Sara aravuga ngo zana abahungu bawe bose, hanyuma umwe muri bo hari Imana yahisemo kuzaba umwami usimbura uhari, arabazana bose uhereye ku mukuru Eliyabu. Bibiliya tubwira ngo Samweli yarebye Eliyabu amurebaho uburanga, areba igihagararo, atanga byose ni uyu nguyu Imana yahisemo. None ahita afata umwanzuro ntabyo kubaza Imana, agiye kumwimika amavuta. Imana ngo weho uyikora ishyano ukamumena ayo mavuta, namugaye n'ubwo ureba gutyo, nge ndeba mu mutima weho ureba inyuma. Uzi icyatuma Imana ivugana na Samweli gutyo? Kubera ko Imana yari yemeye ko avangirwa hano Samweli, ni ukugira ngo Samweli ace bugufi ubutata azakora ikosa ryo gushaka gutambutsa ubutumwa cyangwa atange mesaje ituzuye. Niba mesaje utari buyitange nk'uko uyihawe, wirinde kongeraho ibyo itavuze. Kandi ibi ngibi bikunda kuba mu bakozi b'Imana cyangwa bo bahanuzi, ugasanga ashatse gusobanura ikintu kandi atahawe ubusobanuro bwacyo. Niyo mpamvu ari byiza guhanura uko wabihawe. Niba Imana itaguhaye details ikaguhereza ibice, bivuga uko wabihawe mu bice, utajya kuvuga ibyo itavuze. Rero mba ko hari kuvangirwa gushobora kubaho atari Satani ukuvangiye, ahubwo ari cyitwa niba ngo ni ubunajwa cyangwa ukoresha past experience, bigatuma uvangirwa ku muntu utakavangiwe. Atari Satani ubyinjiyemo, ahubwo ari amarangamutima yawe akubeshye, ukumva yuko ubwo Imana yari yavuze ibi byose niyo ngo yahisemo. Ushingiye ko Sawuli yari afite igihagararo, afite n'uburanga. Ndabona Eliyabu afite uburanga kuruta abantu b'umunabe, afite igihagararo. Byose ni Imana yahisemo, shingiye ku buryo yahisemo Sawuli. Hara rero ukaba uribeshye, ukaba uvangiwe, atari uko ari Satani ukuvangiye, nta n'ibindi urarikiye yewe, ahubwo ugakora ikosa kubwo kutamaso no kutirinda.
niyo mpamvu rero ibyerekeye ku kuvangirwa noneho hakaba noneho n'abahanuzi b'ibinyoma baba bazi yuko ari umwuka w'ikinyoma ukorera muri bo kandi akaba agendereye kubeshya. Uyu niwo bita umuhanuzi w'ikinyoma, uhanura azi yuko ari kubeshya. Ariko hari ushobora kuvangirwa akerekwa ibinyoma nk'uko ushobora kwerekwa mu nzozi, inzozi ziri mu migani, weho ukabifata nk'aho biri reality. Ni muri ubwo buryo rero hari n'abashobora kwerekwa mu migani bakabivuga nk'aho ari reality kandi ari imigani. Urugero ushobora kwerekwa ukoze impanuka, sibyo? Ntatanga ngo mbonye runaka akoze impanuka amenya yayikoze kandi ntayo urakora, ahubwo Imana iri kukurabura ngo ube maso cyangwa se kugira ngo impanuka ikuri imbere wese uyikuze. Niyo mpamvu kugira ngo muri domaine ya gihanuzi bitewe n'uko habagira ku bantu benshi baza bafite izi mpano y'ubuhanuzi kandi badakuzwa n'ijambo ry'Imana batemewe no guca bugufi, ibi byatumye ngewe mbwira Imana ngo izandinde kuvangirwa. Nuko Imana irambwira ngo nukiranuka sinzemera yuko ibyo uhanura bigwa ku butaka. Niyo mpamvu rero ngirira Imana icyizere iyo ndi guhanura, nirinda kuvuga ibyanjye, nirinda kuvuga ibyo ibintu uko ntabibwiwe, kuko ntinya kumwara. Icya kabiri, nkagenzura umutima wanjye kuko nta kindi mbarandarikiye, kubera ko mba nifuza gukora ibyo Imana ishaka. Ikindi Yesu avuze ko ni gute twagenzura ibivuye ku Mana n'ibyo dutekereje cyangwa n'amarangamutima yacu. Uze gusoma Yohana igice cya 7:17 kugeza kuri 18. Yesu yaravuze muri Yohana 7 umurongo wa 17 kuri 18, haraguheza the spirit of discernment in advance, ku buryo wagenzura abigisha bose rero kuri social media, ukagenzura abahanuzi bose, nubwo waba utari umuhanuzi nta nijwi wumvise ukabagenzura neza. Haravuga ngo Yohana 7:17 Yesu yaravuze ngo umuntu nashaka gukora iby'Imana ikunda, yari mabwira abafarisayo bavugaga ngo ufite umwuka wa Beelzebub, ibitangaza ukora n'ibimenyetso ukoresha kuba ari umwuka w'abadayimoni ugukoresha. Yesu arababwira ngo reka mbafashe kutamvangirwaho mugenzuza ubwenge n'ibitekerezo bityo ko hari abo bari bazi babasha gukora ibyo bitangaza bakoresheje umwuka w'abadayimoni, babonye Yesu abikoresha kandi asa nk'aho adahuje n'amategeko ya Mose, bagira ngo yavangiwe. Nk'uko nawe hari inyigisho ushobora gusanga hari abantu batumvira ijambo ry'Imana, ubundi iby'Imana batabyitaho cyane, ukaba wabishingiraho ukahita upinga ubuhanuzi kandi Imana ishobora kuba inavugira muri we. Niyo mpamvu Bibiliya tubwira ngo ntimugapinga ibihanurwa ahubwo mubigenzure, kubera yuko impano z'Imana ngo no guhamagara kwayo ntibivuguruzwa. Biri muri Baroma 11:29 ngo impano z'Imana no guhamagara kwayo ntibivuguruzwa. Ibaza yuko umuntu ashobora gukora amakosa warahaye impano yo gukiza indwara yo guhanura, rugaheruka uko zikoze utafite uburyo bwa gihanuzi, cyangwa ugashaka kwigisha inyigisho ukazivangirwa bitewe n'uko utumvira, bitewe n'uko winjiye mu murongo utari uwawe. Ubundi iyo ushatse gukorera mu muhamagaro utari uwawe, hari igihe ukoramo amakosa kandi ukihagarara. Nubwo waba uri umuhanuzi ukomeye ute, iyo utahawe kwigisha ushobora gukorera amakosa mu nyigisho. Yego n'abigisha hari abakora amakosa, ariko ari domene yawe, uhura n'abagukosora kandi ugakuramo n'izindi nyigisho. Rero icyo ngendere ni iki ngiki. Yesu aravuga muri Yohana 7:17 ngo umuntu nashaka gukora ibyo Imana ikunda. Urumva yuko birasaba gutangira n'umutima ushaka gukora ibyo Imana ikunda. Uyu nguyu azahabwa kumenya ko ibyo nigisha byavuye kuri data cyangwa mbivuga nkanjye ku bwanjye. Kuko hano Yesu yari Imana yambaye umubiri, yavuga yuko abasha kuvuga nk'Imana kandi avuze ibya data uri mu ijuru nk'uko avuze ngo yamutumye, hanyuma akongera akavuga nk'umuntu nka we. Yesu wambaye umubiri, kuko yari Imana yambaye umubiri, ahinduka byombi, ni Imana umuntu byombi. Yesu kuko aravuga ngo niyo mushaka kumenya ko nimushaka gukora ibyo Imana ikunda, icyo yarababwiye bashingireho, muzahabwa kumenya ko ibyo mvuga byavuye kuri data cyangwa mbivuga ku bwanjye. Ngo kuko umuntu wese uvuga ibyo ubwe aba yishakira icyubahiro, ariko uvuga iby'iyamutumye uwo ni we ukuri, nta buriganya bumurimo. Rero nifuza kuba mu bahanuzi bavuga ibyo Imana yantumye, kuko nifuza kubahisha yampamagaye. Arega na Yesaya 43 niko avuga umurongo wa 7, aravuga ngo nzanira umuntu wese uwitiriwe izina ryanjye uwo naremeye kumpesha icyubahiro. Rero iyo umuntu yamenye icyo yaremewe ko ari ukubahisha Imana, muri business wakubahisha Imana, mu mihamagaro wahawe, waba kubwiriza, waba guhanura, waba gukora iki, wakubahisha Imana. Ikibazo ahantu kiri ni aho umutima w'umuntu werekeye. Umutima w'umuntu iyo uri mu mwijima ubasha kwakira message
ziri mu mwijima ukaba umuhanuzi w'ibinyoma bitewe n'uko imbuto zawe ntabwo uzaba uri mu mucyo ngo were imbuto z'umwijima, nta nubwo uzaba uri mu mwijima ngo were imbuto z'umucyo. Icyo kora waba uri mu mwijima ukwerekwa iby'umucyo, ikindi waba uri mu mucyo ukerekwa n'iby'umwijima. Rero mu kirere cy'ubuhanuzi aho umutima w'umuhanuzi werekeye, niyo mpamvu rimwe na rimwe tuba dukwiye kugenzura umwuka w'umuntu. Niwe Imana inyuzamo mesaje ikoresheje umwuka wayo, hanyuma umwuka w'umuntu ugahereza iyi mesaje ubugingo bw'umuntu. Ubugingo bw'umuntu rero nibwo bugaragaza amarangamutima y'umuntu, kuko turasabwa ngo kurinda imitima yacu, turasabwa kurinda imitima yacu ngo kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo biri. Yes, Imigani 4:23. Niba dusabwa kurinda imitima yacu, ubwo ngubwo niyo umuntu ushaka kwirinda kuvangirwa no kugenzura uwavangiwe, bisaba kubanza kugenzura umutima wawe. Icya kabiri, niba warahawe urukinga rw'ubuhanuzi cyangwa warahawe guhanura, uko kubanza kugenzura umutima wawe uko uhagaze, ukagenzura n'ibigendererwa by'umutima. Rero umuntu utabasha kwigenzura niwe uzahubuka, kuko umwuka w'Imana wakorera ku muntu ukijijwe n'udakijijwe. Umwuka w'Imana ntabwo uba mu bantu badakijijwe, umwuka w'Imana uba mu bizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, niba umwuka w'Imana aza akaba muri bo. Ikindi iyo ari muri bo rero abasaba kwera imbuto z'umwuka wera, ariko iyo umwuka w'Imana kuriho ntabwo usaba kwera imbuto, ahubwo agukoresha mu mpano. Rero iki kintu rero nicyo gikunda kikuzana urujijo cyane, ugasanga umuntu ni umunyempano ariko ni uwa kamere. Ni umunyempano, imbuto yera ni iza kamere, ntarakura mu mwuka, ntarahinduka, nta nubwo n'Imana amugirira icyizere, ariko ikamukoresha mu mpano. Ngira ngo mu rusengero muri Tabernacle mwagiye musengeramo, uzajya gusanga hari abantu bafite impano z'Imana, ugasanga afite impano z'Imana, ariko wajya kugeza ugasanga aracyari uwa kamere. Umwuka w'Imana ubwo ngubwo aba akoresheje we, aba muriho kugira ngo akoreshe izo mpano, ariko abaye muri we yatinya no gusebya iyamuhaye izo mpano, kubera yuko impano duhabwa n'iz'umwuka, ariko zikorerana n'ibitekerezo, zigakorera umwuka. Akwiye kutubaho kugira ngo duhanure, akwiye kutubaho kugira ngo tubwirize, kuko ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza. Ariko iyo umwuka w'Uwiteka ari muri wowe nibwo wera imbuto. Rero icyateye Yesu avuga ngo bazatumenyera ku mbuto zacu, yari azi neza yuko imbuto zacu batazabasha kuzipirata, n'uwazipirata azipirata mu buryarya, ariko aheruka yiyanitse. Niyo mpamvu rero ugiye kugenzura umuntu ukurikirana imbuto muri inbox, muri private life ye, uragenda ukamukurikirana nk'igihe tumaranye hope. Uko wambonye kuri Zaburi, uko wambonye kuri za YouTube channel, ubona ntari wa wundi even in my inbox, bigeze ubona mpindagurika. Rero icyo ngicyo kikwereka yuko umwuka ndimo, niba ari uwa Kristo koko, atari uko umwuka wa Kristo wampanze wo gusa ngahanura. Niba koko umwuka wa Kristo uri muri njyewe, nzera imbuto za Kristo, kuko umuntu yera imbuto z'umwuka umurimo cyangwa umwuka umukoreramo. Rero abantu benshi uzajya gusanga bera imbuto za kamere, ari umwuka wa kamere, cyangwa bakera imbuto za gishitani, kubera yuko umwuka w'Imana abahangaho ariko ntari muri bo. Noneho n'abandi bakiri batuya mu gakiza, umwuka w'Imana yabahanga, yabakoresha, ariko bakaba bafite ikibazo cyo kuba bakiri bato mu mwuka, hari ibyo bakeneye kwigishwa batazi. Bimwe bakabikora mu kutamenya no kuba batarahinduka, bakiri imbata za kamere, nk'uko Pawulo yabwiraga abakristo b'i Korinto ngo ntavugana nabo nk'abantu b'umwuka, kuko baracyari impinja zikwiye kuramizwa amata, aracyababara nk'aba kamere, nk'abo batigeze bakiza. Ariko arimo abwira impinja muri Kristo zitaratandukanye ikibi n'ikiza, zikeneye guhugurwa. Bimwe mu Korinto wa 3:3 bari ku murongo wa 5 usanga Pawulo ahugura abakristo b'i Korinto bagifite ubuto mu gakiza, ariko bahawe impano. Niyo mpamvu yaje kubahugura, arababwira ngo nubwo navuga indimi zabo n'iz'abamarayika, ariko nta rukundo. None se uvuze ngo izi mpano ziri mu Bakorinto 12, akongera akabasanga mu gice cya 13 ari kubahugura bafite indimi zabo n'iz'abamarayika, bakagira impano yo guhanwa no kwerekwa n'abafite umwuka w'uburondozi, bakagira impano bamwe bafite impano yo kwizera bagatura n'imisozi. Izi mpano zari iz'umwuka w'Imana utapinga, ariko agiye kugeza asanga muri bo nta rukundo. Ngayibaze ko Abakristo b'i Korinto bafite impano z'Imana, ariko muri bo nta rukundo. Kandi urukundo ni imbuto, ariko iyi mbuto ikaba iy'umwuka. Ko rero urukundo rwari rutarakura muri bo ngo rugaragaze imbuto.
ahubwo bari bakiri aba kamere bagifite ubuhinja mu mwuka, bibasha gutuma bashidikanywaho n'impano, ndetse bakaba bamwe banahanura bitewe n'imbuto bafite zitarakura. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo bazatumenyera ku mbuto zacu, ntabwo ari ku mpano zacu. Kubera yuko imbuto zigaragaza ukuze mu mwuka, ntabwo zigaragaza ukiri muto mu mwuka. Kuko Pawulo ari kugenzura cyangwa no guhugura ab'i Korinto, yababwiye n'akajagari kari mu itorero ry'i Korinto, bose bashaka guhanura bagira bari muri kompetisiyo, bose bagashaka kuvuga mu ndimi abazihawe nk'abari muri kompetisiyo, bagasuzugura abatarazihawe. Aravuga ngo byamarira iki kuvuga indimi zo nizabamara, ariko muri ryo nta rukundo. Urukundo rwihanganira byose, urabona ko nta kwihangana bari bafite. Urukundo rubabarira byose, harimo bamwe batababarira. Rero yarimo abahugura ashingiye ku myitwarire. Niyo mpamvu ufite apostolic teaching. Apostolic teaching zidiringa n'imyitwarire no guhinduka no gukuza umubiri wa Kristo. Niyo mpamvu rero igihe ngiye kuvangirwa, naba ntabaye maso cyangwa nagiye mu ntege nkeya. Ariko ubundi umuntu ufite kubaha Imana muri we yirinda kuvuga ibyo Imana itabwiye, kuko akwiye iyo utinya Imana uva mu bibi wirinda gukora ibibi. Imigani 16:6 ngo imbabazi n'ukuri ibyo bitwikira gukiranirwa, kandi kubaha Uwiteka ko gutuma abantu bareka ibibi. Kubaha Uwiteka ko gutuma abantu bareka ibibi. Rero nubona abantu kureka ibibi bibagora kandi barakijwe kandi barahawe n'umwuka wera, nuko kubaha Uwiteka muri bo uri guke. Iyo kubaye kwinshi, kamere iraganzwa, ntabwo uba mu butware bwa kamere, ahubwo uba mu butware bwa mwuka. Kandi bibuke yuko ari urugamba ruhoraho, kuko kamere kugira ngo ikuganze ni uko uba wayitayeho. Abaroma 8:5-6 Pawulo yaravuze ngo abayoborwa n'umwuka, abayoborwa na kamere bita ku byo kamere y'imibiri yabo irarikira, ngo n'abayoborwa n'umwuka bakita ku by'umwuka ararikira. Bivuga yuko rero iyo ushaka kuyoborwa n'umwuka w'Imana usaba kwita ku by'umwuka, ku ijambo ry'Imana, ku gusenga, kandi ugasaba ushaka ko ubugingo bwawe bukuzwa n'ijambo ry'Imana. Rero ibi ngibi bibasha kugukuza, n'impano zawe zibasha kugaragaza umucyo, ndetse zikagaragaza Kristo no mu mbuto. Yes. None iyo rero utitaye ku by'umwuka ukita ku bya kamere kandi ufite impano z'umwuka, uzasebya umwuka ukurimo, bitume banashidikanya niba ko ukijijwe cyangwa umwuka wa Kristo ari gukora muri wowe batitaye ku mpano. Bitatu Yesu rero kugira ngo akuze abanyetorero, yarimo ababwira ngo bazatumenyera ku mbuto, kwari kugira ngo acyahe baba bafite impano z'Imana badashaka kwera imbuto, bajye banagira n'isoni kuba bafite imbuto zitari nziza kandi bafite umwuka w'Imana ubakorera. Rero bagiye batera ipfunwe, bito batera intambwe basaba Imana wereze imbaraga zo gusara ibyo bavuga. Uragira ngo amasengesho menshi uragira ngo nyashira saba Imana ngo inshoboze guhora nsa n'ibyo mvuga, nera imbuto zihamya umwuka ukorera muri njyewe yuko ari uwa Kristo. Kubera ikikora yuko umwuka wa Kristo usaba kwera imbuto, usaba gusa na Kristo, usaba kugenda nka Kristo. Yohana 1:2-6 avuga ngo uhora muri Kristo, uvuga yuko ahora muri we, arasaba kugenda nk'uko Yesu agenda. Urumva ko hano dufite ideni cyo gukora ibyo kamere y'imibiri yacu irarikira, ahubwo nibyo kuyoborwa n'umwuka. Kuko yoborwa na kamere bakaba gutwarwa kandi ntibashobora kunezeza Imana. Ubwo unezeza Imana niyoborwa n'umwuka, kandi ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Kuko kuyoborwa n'umwuka w'Imana ni ukwera imbuto, naho kuzura umwuka ni ugukorera mu mpano. Kuko wuzuye umwuka, imwe mu mpano z'umwuka ikorera muri wowe. Nakuzura umwuka nkigisha, nakuzura umwuka ngahanura, nakuzura umwuka. Ariko kuyoborwa n'umwuka bintera kwera imbuto. Kuzura umwuka no kuzura umwuka bintera gukoresha impano, ariko kuyoborwa n'umwuka bintera kwera imbuto. Niyo mpamvu rero Pawulo abwira abakristo b'i Roma 8:14 ngo ntabwo abuzura umwuka bose ari bo bana b'Imana, ahubwo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Kubera ikirere ko kuyoborwa n'umwuka w'Imana bigaragaza imbuto wera. Rero no gupimira abahanuzi ku mpano biragoye, kereka ugenzuye imbuto, ariko ntiwemerewe gupinga impano, urasabwa kuzigenzura, kuko Imana ikoresha abakiri bato mu gakiza bataragaragaza izi mbuto. Abakristo bameze nk'ab'i Korinto bakiri impinja mu mwuka, bakiri aba kamere. Hari abo rero Imana ikoresha mu matorosho ko arabonye atandukanye bagiye usengera, kandi ugasanga ntiwapinga impano zabo. Ndenze umuntu ntatangira ubuhamya, ariko impano ye ndayubaha. Twaje dusengana, ubusambanyi kureka byaramunaniye, mbese umugenzuye afite imyitwarire ya gipagani, ariko impano z'Imana yahawe guhanura kimara gukizwa. Aho kuvuga mu ndimi, umuntu afite n'impano yo gusobanura indimi. Umuntu afite impano pe z'Imana, ndazubaha Didi, ndagenzura umuntu ndamwubaha. Ariko hari uwamubwiye ngo wabaye nka Didi ukitwara nka Didi ukagira imbuto, arango Didi urwego rwariho rwo kwimara mucishe bugufi sinashobora kumera nkawe. We arandeba kumva hari intambwe nateye ndamusiga kure,
kubera yuko yasanze imbuto zanjye zimucarenjinga, ariko akango ntiyamera nkanye ngo njye Imana yancice bugufi bihagije, ngo ariko we ntaracicwa bugufi bihagije, mbese ntiyashobora kwitwararika nkanye, biramuvuna kubera yabuze aho ndega, kuko barambwiye ngo uko impano nyinshi Didier yahawe ko nawe umeze nkaho ufite izimeze kimwe, kubera tutagira imbuto ukagira ubuhamya bwiza. Umusore baravuga ngo Didier ni Didier, nanjye ninjye njyewe ntabwo ndacishwa bugufi nka Didier ngo ngire gutya. Urumva ko rero turatandukanye. Uyu ni umuhanuzi nemera, shima impano zimurimo, ariko sinamutangira ubuhamya, sinamutangira ubuhamya mbaye ari kumwe na mushiki wanjye nahangayika, kuko ntabwo atinya sikati, ntatinya ijipo, kukubeshya no kukunyaga amafaranga. Wamuheza amafaranga uyankorera runaka ukayibagirwa, akahita yamenagura akayitwara, ntunamubura. Kandi ugasanga umuntu ni uwa kamere wujuje ibyangombwa kandi afite impano z'Imana tudashobora gupinga. Rero niyo mpamvu nkubwira mfite experience y'abanyempano. Noneho umuntu uhanuzi w'ibikinyoma we atandukanye n'uyu. Uwe aba afite abazi ko abeshya, icyo ni icyambere. Kinazi n'umwuka umukoreramo n'imbaraga za gisitani akorana nazo. Ikindi aba ararikiye, aba yaravuye ku murongo wo gushakira Imana ikibura, ahubwo wakishakira kiragishakira n'ahashaka inyungu. Mbese ni uko nguko. Niyo mpamvu rero kugenzura biragoye, ahubwo igihe cyose ushaka gukora ibyo Imana ikunda, guhabwa kumenya iby'Imana ivugiye mu muntu rwaba utamuzi, kuko ushobora gusanga umuntu nta buhamya afite, ariko kumva ijambo rimunyuzemo ni rizima. Niho Yesu yabwiye abantu ngo nimwumve ibyo abafarisayo byose bababwira, mubiziririze mubikore, ariko ntimugakore ibyo bakora, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Yesu ari gushima yuko abafarisayo bari abahanga mu kuvuga ukuri ariko batakugenderamo. Rero nujya kugenzura, niyo mpamvu Yesu avuga ngo mugenzure imyitwarire, ntimukabe nk'abafarisayo. Bo bari babasha kuvuga ukuri, nubwo Yesu yabise abahanuzi b'ibinyoma. Yesu abigishije abafarisayo, yabashize muri class. Usasuye muri Matayo 23 usanga Yesu avuga abafarisayo ngo bifuza intebe z'ibyubahiro, bashaka kuca kurebe ya Mose, baca urubanza, ngo mumve ibyo bababwira byose, kuziriza no kubikora mu bikore, mumvire amategeko bababwira, ariko ntimugakora ibyo bakora, kuko ibyo bavuga si byo bakora. Mane magambo si icyitegerezo cy'ibyo bigisha. None Yesu arashaka ko twego dutandukana nabo, ugukeruka kwacu kutuko abafarisayo, kugira ngo tuzije muri ubu bwami, nuko twego ibyo twigisha dusa nabyo. Niyo mpamvu rero amasengesho yanjye menshi nyashyira mu gusa n'ibyo nigisha, kugira ngo mbubuhamya nanjye ubwanjye mbubuhamya bugenda. Niyo mpamvu rero nazare mu nyigisho zanjye nitangaho urugero, si ukwirata, ni ukwereka abantu ngo mugenzure, kugira ngo ndebe niba hari aho mbura nongere ntere intambwe, kubera ko nifuza gusa n'ibyo mvuga, nifuza kuba ubuhamya nanjye bugenda. Nihagira ababona babura ahantu bahera bareba ingeso zanjye muri Kristo, kubera ko dusabwa kuba bera nk'uko Imana ari yera, ngo ni mu ngeso zacu zose. Nigeze ngasanga ingeso zose sinda zigeramo, ariko ndasabwa urwo rugendo rwo gutunganywa, mpinduka nsa na Kristo. Rero ndatega yuko kuva nakizwa, urugendo rwongezeho n'uburyo mbanye n'Imana, hari ishusho ngaragaza ibasha gutuma icarenjinga abayitwa abakozi Imana benshi. Hari ibyo mbasha kuvuga abakozi Imana benshi batabasha kuvuga, hari ukuri navuga kandi nkitangaho urugero benshi batakwitangaho urugero. Icyo nshaka kukubwira ngo kuba umwizerwa ni imbuto ibuze mu bakristo benshi. Ibasha gutuma rimwe na rimwe wibaza niba ari umurokore wakwizera, ariko turasabwa kuba bizerwa kugira ngo tubashe kubahisha Imana mu buhaho byose. Kugira ngo ndagusubije sister cyangwa brother ubunkurikiye wese, ubutumwa nifuje kugusubiza ko kugenzura umwuka, impano y'ubugenzuzi, Imana yifuza yuko ikura, ariko yemera yuko abayitwa kuvangirwa, ariko kuri kuvangirwa ngira ngo ni kuvangirwa kw'ibitekerezo byabo n'amarangamutima y'abantu, kuko ntabwo yemereye ko Satani ngo ajya kuvangira umuntu muzima, byadutera mu rundi rugero. Ariko kuvangirwa hari abahavangirwa wari ufite, ariko babahanuzi b'ibinyoma bakoresha imbaraga za gipfumu, hari igihe atanakuvangirwa akakurondora ibihari, kuko iyo myuka y'abadayimoni ntabwo ibyesinga ibiguhereza detail cyangwa details kugira ngo akunyage neza, akakubeshya ibiri imbere kuko byo biba bitaraba. Ariko akubwiye ku bihari, ashaka kukurondora akakubwira ibihari n'ibyahise, akaba arakwemeje akakurondora, ndetse akakurondora rwose n'ibyo wari ufite gahunda ushaka gukora. Rero ikintu ukwiye kugenzura, ntabwo impano arizo zidukanga, ahubwo twigenzura imbuto, kuko umwuka wa Kristo dusaba kwera imbuto. Rero ni wera imbuto zabanye n'umwuka wa Kristo, aho ngaho nubwo wapinga, nubwo aba ari Imana ikorera muri we, ugapinga ushingiye ku mbuto, aho ngaho nta kibazo, ntabwo Imana izagushira mu rubanza. Kuko ariko ni byiza kugenzura no kudapinga, ahubwo ukagenzura ukagundira ibyiza,
kuko hari igihe Imana ikoresha n'abasazi, kandi abasazi muri bo mu mitima baba barimo abadayimoni, ariko umwuka w'Imana igihe amuhangaho. Iyo ni experience nagiye mpura nazo. Mfite mushiki wanjye nagiye kubitambusaho urugero, mu myaka 5 yatangiye guhanura, kandi iby'Imana agiye munyuza, ndetse n'abahanuzi bakajya bamwirwa bakavuga ngo umwana arazamuhanuzi kandi ukarije usira isoni, nuko ni kamere ye. Uzabusanga uwo mushiki wanjye ashira isoni, arakarije. Rero uyu navuze koti yampanure nayibonye ndi Nairobi, yabihanuye 2018 umwaka urangiye na 20 muri covid, ngura ikoti ndetse n'ishati y'abanyarwanda ngo uzabanza ugura ishati nziza uzambara mu koti. Niko byageze. Mushiki wanjye yahanuriye landlord wacu, landlord yafite ikibazo cy'ubumuga bwo kugendera mu kagare, ngo nubwo bagutwara no kwa kakari ntabwo uzakira, Imana izagukiza yaragutwaye Amerika. Yagiye muri Chicago batari Michigan 2017, yabihanuye mushiki wanjye 2014, yari afite imyaka 5. Rero abihanuye landlord wacu yagiye muri Amerika aho twari dutera Rugara, yagiye ngiye niho bamuvuriye umugongo arakira. Amaze gukira Imana imukirije ageze iriya, yitwara mu modoka ajya no gukora, kandi no muri Kampala yagenderaga mu kagare k'abarema atabasha kugenda. Rero umva ko umwuka w'Imana yahaye impano, Imana yahaye impano mushiki wanjye, bigasoza ibyo muri Yoweri ngo umwuka w'Imana izawusuka ku bantu bose. Rero ijambo ngo izasuka umwuka ku bantu bose, n'abizera n'abatizera, ngo abana banyu bazahanura. Ntabwo Imana avuga ngo bazabaza bizere bakizwe. Rero niyo mpamvu uzaje gusanga hari abahabwa impano z'Imana, umwuka w'Imana akaba ku bantu, ariko ataba uba umwuka w'Imana yaba ku bantu bose, abakijwe n'abadakijijwe, ariko umwuka w'Imana ntiyaba mu bantu bose, kuko kuba mu mitima y'abantu bose birasaba yuko bose baba bizeye Kristo Yesu n'umukiza bagakizwa. Niyo mpamvu rero dushingiye ku byo Yoweri yavuze, tugashinga no ku byo Yesu yavuze. Yoweri yavuze ko umwuka w'Imana uzasukwa ku bantu bose, abana n'abasaza bazerekwa, bahanura abandi barote, yerekwa. Ibi bintu tubibona muri iki gihe. None muri iki gihe hari n'umwuka wa Satani uri gukura cyane mu bahanuzi b'ibinyoma, bituma bitugora cyane sasa kugeza bikaba gatogo rwose. Rero ibi ngibi ntibitubuza yuko abukuri bahari n'abikinyoma bahari, gusa bikinyoma yavuze ngo mu bihe by'imperuka abahanuzi benshi bazaba abibinyoma, harimo avuga ubwo yuko abukuri ni bake. Niyo mpamvu bitugora kubagenzura, dusaye umwuka w'ubugenzuzi ngo tubashe kugenzura abukuri, tubatandukanye n'abazima. Haleluya. Rero Yoweri yahanuye ko umwuka w'Imana uzasuka ku bantu bose, ubwo nabize n'abatizera. Ariko Yohana 7:38-39 hari ngo ngunyizera wese, ni Yesu wabivuze, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye. Ntabwo iva kuri we, iva mu nda ye. Yavugaga mu mutima we mu nda. Ngo ibyo abivuze yerekeje ku mwuka wera ngo abizera bendaga guhabwa. Ibyo umwuka wera yaje ababaho ku mutwe, ikindi aba no muri bo. Rero Pawulo ari kubwira abakristo baravuga ngo muri ab'umwuka niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Abaroma 8:9 ngo mwebweho ni muri aba kamere, ahubwo muri ab'umwuka niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Bivuga yuko rero ngo kandi umuntu wese udafite umwuka wa Kristo ntaba ari uwo. Bari kukwereka yuko umwuka wa Kristo uduhindura abanyamwuka birenze kuba abanyempano, kuko hari umuntu kuba umunyempano umwuka w'Imana utari muri we, ariko hano umwuka w'Imana uba mu muntu. Uza gusaba Roma 8:9-10 ngo ariko mwebwe ntimuri abakamera, ahubwo muri ab'umwuka niba umwuka w'Imana aba muri mwe. Ari mabwira abakristo b'Iroma. Ubwo ngo nuko niba umwuka w'Imana ataba muri bo ni abakamere, nubwo bakuzura umwuka w'Imana yaba yabahanzeho gusa. Rero umwuka w'Imana yaba ku bantu bose, ariko ntaba mu bantu bose. Umwuka w'Imana aba mu bizeye Yesu Kristo, mu bamwakira umwami n'umukiza bagakizwa. Abangabo no bahabwa umwuka wera muri bo, abangabo no bahura n'inyota y'inzara yo gukiranuka. Iyo rero batagiye gutesha agaciro inyota n'inzara yo gukiranuka, bakora ibya nkana, umwuka bisa nk'aho bawimuye, kuko ushobora guhitamo kwimura Imana mu mutima wawe nk'uko wayimika. Ngira ngo uransobanukiwe. Ndangirije hano nkubwira ngo biracyashoboka iyo umwuka w'Imana ari muri wowe, wera imbuto z'uwo mwuka, niko kuyoborwa nawe. Ariko iyo umwuka w'Uwiteka ari kuri wowe, wuzura umwuka ugahana ugakoreshwa mu mpano. Ariko ntago wakanga abantu kubera impano, kuko Imana twabonye ikoresha n'abadakijijwe. Yes, nkuko mushiki wanjye adakijijwe, Imana tuwe ngo izamuhereza agakiza, turanamusengera ngo anakizwe. Ntago arake n'iby'Imana ubu ntanabishaka, ariko si wapenga impano zimurimo. Imana ivugiye muri wese wabitinya.
kuko nabonye ibimenyetso ivugira muri we kandi atari Satani uvugiye muri we. Hakaba n'abandi bakoresha imyuka bagipfumu y'abakurambere abadayimoni. Aba ngaba bakeneye gukizwa, hanyuma hari umwuka w'abadayimoni, umwuka wera akahotipa akirukana uwo mwuka w'abazimu. Imana ikaba yanamukoresha umuntu niba yarakoreshaga mu kiraro cy'umwijima nk'abantu baba abapfumu barakoreye Satani bakorana n'imyuka gipfumu bameze nk'abaroguzi. Hari igihe akizwa handi hari umwuka w'abadayimoni, umwuka wa Kristo akahokipayinga, Imana ikamukoresha bitewe n'uko yahinduye ikirere. Balamu yari umuhanuzi uhangwaho n'umwuka w'Imana. Status ye yari umuhanuzi w'Imana, yerekwa ibyisumba byose, ikindi akumva ijwi ryisumba byose. Uyahamiwe kuza kwa Kristo Yesu, ntago ari Satani umuvugiyemo, ni umwuka w'Imana wazaga kuri Balamu kuko ari umuhanuzi w'Imowabu abasha kuvuma no guhesha umugisha. Iyo rero Balamu abatemewe, ntabwo Imana ari kumukoresha ngo umupagani agende ahesha umugisha ubwoko bw'Imana kandi bwitwa ngo bwari ubwoko bukiranutse butuha bwabo. Imana yabwiye Balamu hakuvuga ngo bavume rero ugende ubaheshe umugisha. Yabahesheje umugisha gatatu kandi umugisha Imana irawubaha, kubera yuko abaheshamo umugisha ni abantu Imana yabaga yemera. Balamu ari umuhanuzi wemewe mu maso y'Imana, ariko umutima umaze guhinduka bitewe n'ibiguzi by'ibyaha, yahindutse umucunnyi, umupfumu, ahinduka umuhanuzi w'ibinyoma ndetse ugwisha n'abantu. Rero icyahinduye Balamu umuhanuzi w'ikinyoma si impano ahubwo ni imbuto, kuko Balamu yari afite impano z'Imana zakoreye mu mucyo, avuye mu nzira igororotse akorera mu mwijima. Umwuka wa Satani aba utajya kumukoresha, yera imbuto za Satani abyo n'Abisirayeli abagusha bateza Imana, abigisha gusenga n'ibigirwamana. Rero bigaragaza yuko guhinduka kwa Balamu ntabwo ari impano yahindutse, ahubwo impano yerekeye mu mwijima ikoreshwa n'imbaraga z'umwijima. Ariko mu gihe ari mu mucyo, ari mu nzira igororotse, iyi mpano yahawe n'Imana akoreye mu mucyo, kuko yari abasha kubayitumiza kandi abasha kumvira Imana. Ariko igihe yanze kumvira Imana avuye mu nzira igororotse, yaherutse yanze kumvira Imana. Ubwo rero igihindura umuntu umuhanuzi w'ikinyoma cyangwa umuhanuzi w'ukuri ntabwo ari impano, kuko impano zakora mu mwijima cyangwa zigakorera mu mucyo, ahubwo ni imbuto naho umutima uri, kuko ibyuza umutima ni by'akanwa katura. Rero Yesu aravuga ngo nitwite igiti kibi tuhita n'imbuto zacyo mbi, biri muri Matayo 12:33. Yaravuze ngo igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo. Aravuga ngo rero ngo ni gute mwabana b'inshiramwe muri mwakaba mwiza ko ibyuza umutima by'akanwa katura. 35 Matayo 12 ngo umuntu mwiza mu butunzi bwe bwiza bwo mu mutima we atanga ibyiza, n'umuntu mubi mu butunzi bwe bwo mu mutima. Urumva ko umuntu mubi mu mutima atanga imbuto mbi, kuko arimo avuga yuko ibyuza umutima ry'akanwa katura. Ubwo ngubwo akanwa kakwiye kwatura ibyuza umutima, ariko hari abahanga babasha kwatura ibyo batekereje byiza bakabyatura, ariko umutima wabo atari ibyo basobanuye. Niyo mpamvu rero Imana iri gusobanura umuhanuzi w'ikinyoma ngo bazatumira ku mbuto zacu, kubera ko imbuto zigaragaza ibiri mu mutima. Haleluya. Rero niyo mpamvu ukwiye kugenzura umuntu mu myitwarire, mu mivugire, mu mbuto yera, kuko nta wishushanya amasaha 24 bimuhire mwabanye kereka utitaye mu kugenzura. Imana ikumpira umugisha. Ibi mbivuze mbikuye ku mutima, kwari ugusobanura ingingo isobanura ngo ni gute watahura umuhanuzi w'ukuri n'uw'ikinyoma. Ntabwo batandukanyiriza mu mpano, ubatandukanyiriza mu mbuto, kuko Balamu yabaye umuhanuzi w'ukuri aheruka abaye uw'ikinyoma. Kandi dusanga uko yakoreshwaga mu mpano z'Imana niko na Satani yamukoresheje mu mpano. Impano yagwanye nayo. Rusiferi yabaye marayika w'umucyo, ubu ngubu ni marayika w'umwijima. Rusiferi impano zose yakoreshaga mu ijuru yamanukanye nazo yerekanwa mu ijuru. Satani yabaye uw'ikinyoma, ariko abanje gukorera Imana y'ukuri n'abari mu mucyo w'ukuri. Ubu ngubu ari mu mwijima. Rero imyitwarire ya Satani niyo imugaragaza ko ari Satani. Naho ubundi ugiye kugenzura imvugo, Satani nawe abasha no kwisobanura ngo marayika w'umucyo iyo utagenzuye imbuto ye naho akwerekeza, kuko Imana yavuze ngo ushakira Imana icyubahiro niwe w'ukuri. Satani rero ntabwo ashakira Imana icyubahiro, ahubwo warakishakira. Rero mu mutima wawe numva ushakira Imana icyubahiro, uzaba uw'ukuri. Waba uri umuhanuzi, waba uri umwigisha, uzaba uw'ukuri. Niba ushakira Imana icyubahiro muri wowe, uzabanje no ushaka gukora ibyo Imana ikunda, bizakugora kuvangirwa, kuko Imana ntizo kuvangirwa. Yemera yuko uvangirwa mu gihe utayishakira ahubwo ukishakira. Imana ikumpera umugisha, ngira ngo ndasobanura.